munsi turaza kugaruka ku nshinga gutora. Bineza ko abenshi muyizi. Burya niyikomokaho ijambo amatora. Amatora menshi abatandukanye ndetse burya akorwa no mu buryo butandukanye. Ndabyibuka neza ubwo natorwaga bwa mbere. Hari ahagana mu 1997 ubwo nabaga chef de classe muri primaire. Ndabyibuka nagiye imbere abemeza ko nabayobora bamanika ukuboko. Uwo twari duhanganye mutsinda niyo maze mba chef uko nguko. Nibwo bwa mbere nari nowe. Ntekereza ko ari nabwo bwa mbere nari mbonye uko batora. Nakuze nzi ko ariko batora ariko maze kwegera ijuru. Sa n'ushoje primaire hagana mu mwaka wa 2000 njye aho bari gutora bitwaga abanyomba 10. Mbona bitandukanye n'uko dutora aba chef de classe kuko ari byo narinzi. Maze mu mwaka wa 2003 mbona uko batora Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mbona nabyo bitandukanye n'uko batora. Ejo bundi hashize bwo nagiye kubona mbona uko batora papa. Nabyo bitandukanye n'ibindi byose. Mpita numva ko amatora batandukanye bitewe n'uwo bashaka n'ibyo bagenderaho. Kuri uno munsi rero tugiye kurebera hamwe amatora y'ubuyobozi bukuru mu itorero ry'Abadiventisite w'umunsi wa 7 ku rwego rw'isi hano mu Rwanda uko akorwa. Ize nashidikanye ko wamaze gukora subscribe. Niba utarayikora yikore rwose maze ujye ubona ibyiza tugutegurira kandi tukugezaho. Iki cyegeranyo cyiza tugiye kurebera hamwe wagiteguriwe n'itsinda rigari ry'ababa muri no timu yacu. Ariko njye ugiye kukikugezaho nitwa Tuyisabe Nelson. Muhaye ikaze. Ngwino tujyane mu nteko nkuru rusange y'Itorero ry'Abadiventisite w'umunsi wa 7. Amatora y'Abadiventisite w'umunsi wa 7 ku rwego rw'isi ni igikorwa cy'ingenzi cyane. Gitegurwa buri myaka 5 kigahuza intumwa z'itorero zivuye impande zose z'isi. Aya matora aba mu nteko rusange General Conference, ahafatirwa ibyemezo bikomeye ku miyoborere n'icyerekezo cy'itorero ry'Abadiventisite w'umunsi wa 7 ku isi. Inteko nkuru rusange General Conference itegurwa buri myaka 5 ngo twa tumaze kubivuga haruguru. Iteranira ahantu hamwe ku isi igahuza intumwa zisaga 2,000 n'abashyitsi 1,000 n'ibihumbagiza. Iheruka yabaye mu mwaka wa 2022 ibera hitwa St. Louis, Missouri, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izakurikiraho iteganyijwe kuba muri Nyakanga muri mwaka wa 2025 ikazabera hitwa Indianapolis, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abatora mbese ni bande? Ni intumwa zatoranyijwe mu turere dutandukanye division niyo conference. Zikorwa mu buryo bwemewe n'itorero ry'Abadiventisite w'umunsi wa 7. Buri division ihabwa umubare runaka n'intumwa bitewe n'umubare w'abanyamuryango ifite. Hatorwa iki? Hatorwa perezida wa General Conference uyobora itorero ry'Abadiventisite w'umunsi wa 7 ku rwego rw'isi. Abagize komite nyobozi zose, abarimo vice president, abashinzwe imirimo itandukanye nk'uburezi, ubuzima, uburenganzira bwa muntu, ubusabane n'ibindi byinshi bitandukanye. Hatorwa kandi abayobozi ba division zose ku isi. Haganirwa kandi hakemezwa impinduka ku mategeko ngengamikorere y'itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa 7 ku isi n'izindi gahunda nyinshi zitandukanye. Uko bikorwa, habaho komite z'ubugenzuzi n'imitangire y'amazina. Zitanga amazina y'abakandida. Aya mazina amaze gutangwa, abatora bayemeza cyangwa bayanga, bigakorwa mu buryo bw'itora. Impinduka zitandukanye zishobora gukorwamo impinduka ku myizerere n'imyandikire y'amategeko agenga itorero ry'Abadiventisite w'umunsi wa 7. Kwemeza cyangwa guhindura gahunda z'itorero n'icyerekezo rusange. Kureba uko ibikorwa by'itorero ry'Abadiventisite w'umunsi wa 7 ku isi bihagaze
no gufata ingamba nshya. Inyungu z'aya matora ni ugutuma itorero rigira ubumwe n'impinduka zihuriweho ku isi yose, gutanga urubuga rwo kuganirira ku byifuzo by'amatorero yose ku isi, guhitamo abayobozi bazatanga icyerekezo cy'imyaka 5 ikurikiraho. Niba ushaka kumenya ibyakozwe mu nteko nkuru rusange iheruka cyangwa uko u Rwanda ruhagararirwa muri aya matora, ndakurarikira gukomeza kudutega yombi. Nk'uko twigeze kubikomozaho haruguru, bakubwiye ko inteko nkuru rusange iheruka yabereye St. Louis muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari inteko ya 61 y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Hatowe Pastor Ted N. C. Wilson, yatorewe kongera kuyobora itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku rwego rw'isi nka perezida wa General Conference. Iyi yari manda ye ya gatatu, yatorewe bwa mbere mu mwaka 2010, isubirwamo mu mwaka 2015, nanone yari isubiyemo mu mwaka 2022. Imigambi cyangwa intego yatanze mu cyerekezo cya 2025-2030. Iya mbere, gutangiza ubutumwa bw'abamarayika batatu nkuko tubisanga mu Byahishuwe ibice 14 ku murongo wa 6 tukageza ku murongo wa 12, n'inkingi z'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Gukangurira abayoboke gutanga ubutumwa bwa Kristo mu buryo shikaje kandi bujyanye n'ibihe. Kabiri, kwamamaza gahunda ya I will go. Nzajya gushyigikira no gushyira mu bikorwa gahunda y'icyerekezo cy'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku isi 2020-2025. Ikaba izakomeza kuvugururwa, gukangurira buri mukristo wese kugira uruhare mu mirimo y'Imana mu buryo bw'umwihariko. Gatatu, kwita ku isengesho no kongera gukundisha Bibiliya, gushyira imbere ubuzima bwo gusenga, kwiga Bibiliya buri munsi no kuyoborwa n'Umwuka Wera. Gushishikariza amatorero yose gutegura gahunda z'isengesho n'ububyutse. Kane, gukoresha ikoranabuhanga mu ivugabutumwa, gukoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube, radio, televiziyo z'Abadiventiste mu gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Gushora imari amashami mu itangazamakuru nka Hope Channel, Adventist World Radio n'ibindi. Gatanu, kwitaho urubyiruko n'amashuri y'Abadiventiste umunsi wa karindwi, gufasha urubyiruko kubona umwanya n'ubushobozi bwo kuyobora, gukorera Imana no kuvumbura impano zabo. Gushyigikira uburezi bushingiye ku myizerere y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku isi yose. Gatandatu, ubwiyunge no gukemura ibibazo by'amacakubiri, gukomeza gushyira imbaraga mu kunga abayoboke aho hari ibibazo by'amacakubiri, amoko, igitsina n'ibindi. Ted Wilson yasabye itorero gukomeza kuba intangarugero mu myitwarire no gukomera mu nyigisho zishingiye kuri Bibiliya no kuba abavugabutumwa aho bari hose ku isi. Niba wifuza ko dukomeza kukubwira iby'icyerekezo cya I will go 2025-2030, ntuve kuri uno muyoboro, byose turakomeza tubikuvira imuzi n'umuzingo. Amatora y'uyu mwaka w'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku rwego rw'isi azabera St. Louis muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Azava ku wa 3 kugeza ku wa 12 Nyakanga muri uyu mwaka 2025. Ni inteko rusange ya 62, ikaba ari imwe mu nama nini zizahuza abayoboke b'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku isi hose. Iby'ingenzi kuri aya matora: aha hazatorwa abayobozi bashya b'itorero ku rwego rw'isi, harimo perezida wa General Conference n'abayobozi b'amadiviziyo
13 agize itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi. Abazitabira iyi nama hitezwe ko abantu basaga 100,000 baturutse mu mpande zose z'isi bazaza gukurikira ibiganiro, kwifatanya mu masengesho no gusura imurikagurisha ry'itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi. Icyerekezo: iyi nama izibanda ku migambi y'itorero, harimo kwemeza impinduka mu mategeko ngengamikorere, kureba aho gahunda ya ayuwirigo igeze no gutegura icyerekezo gishya cy'imyaka 5 iri imbere. Uko wakurikira aya matora: ushobora gukurikirana ibiganiro n'amakuru ajyanye n'aya matora binyuze ku rubuga rwemewe rwa General Conference Session. Harimo amakuru arambuye ku bijyanye n'ingendo, aho kuba gahunda n'ibikorwa n'ibindi byose. Nkundira turebere hamwe uko u Rwanda ruhagararirwa mu matora ya General Conference Session. U Rwanda ruri ku rwego rw'itorero ku isi. Itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi mu Rwanda ni Rwanda Union Mission RUM. Rwanda Union Mission igize East Central Africa Division ECD, imwe mu madiviziyo 13 agize itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi ku isi. ECD ikorera mu bihugu 11 ari byo u Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania, Sudani y'Epfo, Ethiopia, Eritrea, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igice kimwe, Djibouti, Somalia, Uburundi. Abahagarariye u Rwanda ni bande? Mu nteko rusange ya General Conference, Rwanda Union Mission itora intumwa mu nama yayo nkuru Session, ziba zihagarariye itorero ryose mu Rwanda. Abo barimo umuyobozi w'umuryango Perezida, abayobozi b'imirimo Executive Secretary na Trésorier. Intumwa zihagarariye intara Field Conference Leaders. Abanyamuryango batorwa hashingiwe ku bwitabire, ubusumbane bw'imyanya n'uburinganire. Izo ntumwa zoherezwa mu nama General Conference, aho zifatanya n'abandi gutora. Uko intumwa zitorwa: n'uruhare rw'abanyetorero. Buri diviziyo nka ECD ihabwa umubare w'intumwa hashingiwe ku mubare w'abanyamuryango ifite. ECD ari nayo diviziyo ikura cyane muri zira diviziyo 13 twavuze haruguru. Rwanda Union Mission nayo ihabwa umubare w'intumwa bitewe n'umubare w'abanyamuryango, cyane ko yo ifite abasaga 1 miliyoni. Uruhare rwayo mu bikorwa by'itorero: abo bantu batanga ibitekerezo, batanga amazina y'abakandida, kandi batanga amajwi mu gihe cy'itora. Uko ibi bifasha u Rwanda rufite ijambo mu cyerekezo cy'itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi ku isi. Ruba ruhagarariwe mu myanzuro ikomeye ifatwa na General Conference. Abarundi, Abanyarwanda n'abandi bo muri ECD bashobora gutorerwa imyanya mpuzamahanga nko kuba abayobozi b'amashami ya General Conference, mu mwanya wo kwiga ku mikorere y'itorero ku isi no kuzana ubunararibonye mu Rwanda. Igira amahirwe yo kumurika ibikorwa byayo by'ivugabutumwa nk'uburezi, ubuzima n'ubukangurambaga bw'itorero mu gihugu. Ese ushobora kujyayo? Yego, nubwo intumwa ari izemewe, abanyetorero bose bafite ubushake bashobora kwitabira iyi nama, bakayitabira nk'abashyitsi visitor. Bashobora kwiyandikisha kuri GSS.org bagakurikira gahunda zose ziri kubera mu nteko nkuru rusange.
aba ari umwanya mwiza wo guhura n'abandi bizera b'Itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi ku isi yose. Tugana ku musozo nkundira turebera hamwe uko amatora akorwa mu Rwanda. Agendera ku myaka ingahe? Buri myaka 5 amatora ku rwego rw'igihugu, Rwanda Union Mission n'uturere Fields Conferences akorwa buri myaka 5. No kugira ngo havugururwe abayobozi n'abayobozi bakuru bashinzwe imirimo, abashinzwe imirimo y'uburezi, ubuzima, ivugabutumwa n'abandi. Hashyirweho na komite nyobozi nshya, Executive Commitment. Hanarebwa uko gahunda z'imyaka 5 zabayeho, hanyuma hatangwe n'icyerekezo gishya uko amatora akorwa mu nzego zitandukanye mu Rwanda. Ku rwego rw'amatorero y'ibanze, local church, hatorwa abakuru b'amatorero, abashinzwe imirimo y'itorero n'abafasha. Akenshi bikorwa mu mwaka cyangwa mu myaka 2 bitewe n'ingamba z'akarere, Fields cyangwa se conference. Ku rwego n'uturere, conferences, Fields. Buri karere nka South East Rwandan Field, North Rwandan Field n'izindi hategura asesio buri myaka 5. Muri iyo sesio hatorwa perezida w'akarere, sekretari na trezoriye n'ubuyobozi bukuru, abandi bayobozi b'imirimo, education, health, youth n'ibindi. Ku rwego rwa Rwanda Union Mission buri myaka 5 haba asesio ya inio, aho hatorwa perezida wa RUM, kuvuga uyobora Itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, Executive, Secretariat na Trezoriye, abandi bayobozi bashinzwe imirimo ku rwego rw'igihugu. Abatorwa bava mu ntumwa zoherejwe n'uturere twose tw'igihugu. Icyitonderwa, aya matora yose agendera ku mategeko agenga Itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi. Ntabwo ari politike. Ibikorwa byose bigenda mu isengesho, bikagenda mu bwitonzi no mu bwumvikane. Iyo habaye ikibazo hifashishwa komite ya nominating committee ikayobora amatora mu mucyo. Nibyo twakubwira. Turagushimiye ko waduteze yombi. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Umusanzu ukomeye waduteye, natwe tuzakomeza kugutegurira ibyiza kandi tujye tubikugezaho nk'uko ari byo twiyemeje. Wakoze cyane. Njye kuri mikoro nari Nelson, ku mashusho meza twari kumwe na Theophile. Amahoro y'Imana bane namwe. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.